JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kugezaho ubusobanuro bw'amazina tugeze ku izina Yvan. Izina ry'umusore uhora uharanira gushaka ubutunzi. Yvan ni izina ry'abahungu rikomoka mu rurimi rw'Ikirusiya, rikaba risobanura ngo Imana igira ibambe. Izina Yvan mu mwaka wa 2019 ryaje ku mwanya wa 7556 ku rutonde rw'amazina akunze gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimwe mu biranga ba Yvan ngo ni umuntu kandi ushaka unahorana inyota yo kubaho yisanzuye. Mbese muri make ngaba yumva nta kintu cyamubangamira, agomba kubaho yigenga. Yvan kandi ngashishikazwa no kubona ngabayeho neza, afite imitungo, mbese muri make ari umukire. Bagira impano y'ubuyobozi, ariko kandi abandi baba babonamo impano yo kugira amategeko akanganye ndetse n'amahane. Ibi byose ngo biterwa no kubera uburyo bahora bashishikariye kugwiza ibijyanye n'ubutunzi no kugera kure mu bucuruzi. Usanga rimwe na rimwe kubihuza n'ubuzima bwabo no kwiyitaho bidahura neza. Rimwe na rimwe gusanga kenshi bakunze no kwiyibagirwa. Imyitwarire nk'iyi rero ituma ba Yvan bihugiraho cyane, bashaka imibereho. Reka dushimire umukunzi wacu watubaje rino zina. Nawe niba hari undi uzi yitwa ko, wahera ko umusharinga iyi nkuru maze nawe akimenya birushijeho. Reka tukwifuriza amahoro y'Imana kandi tugushimire ko wakoze subscribe, kandi niba utarayikora biracyashoboka cyane, umanuke hasi maze ukande ku kamenyetso kanditseho subscribe. Izindi nkuru zose tuzajya dukora zigeze kugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.